inyenyeri imurikira rubanda. Isango, Isango, Isango Star. wese afite isomo yakuyemo muri iyi nama y'umunsi ndaje mwitabe ku murongo wa telefone umbwira iki kwigishije, hanyuma ngufitiye ibintu nshaka kuza kukwigisha nk'uko nari maze kubikubwira. Nakubwiye ko ngo ufitiye didiuno. Wakwibaza ngo umugore wabyaye abana benshi ku isi yabyaye abana bangana iki? Bangahe? Yabyaye abana 69. The Guinness World Record for the most prolific mother ever belongs to the wife of Fyodor Wasiliev, who lived in Russia in the early mid-1700s. Her name has been lost to history, but the legend of her 69 children was not. That's right, 69 children born from a single woman. Abana 69 uyu ni umugore w'umurashiya, umugore uturuka mu Burusiya, w'umurusiya. Yabyaye abana 69. Tibyagenze bite rero? Ku nshuro ya mbere yabyaye 16 pairs of twins. Yabyaye inshuro 16 impanga. Urebaza inshuro 16 abyara impanga, inshuro 7 abyara abana batatu. Ibaza inshuro 7 abyara abana batatu, ukatwisa inshuro ya mbere batatu, yakongera batatu, bari inshuro 7 abyaye abana batatu. Hanyuma inshuro enye nanone abyara abana bane. Iyo mpamvu yabyaye abana 69. Baze nawe no mudugudu. Twahoze tuvuga ibintu birimo inkuru irimo polisi, ariko ibeti kutazi ikijambo polisi risobanuye mu magambo maremare. Aiswe nuko mutanyegereye mba nkizeho intego igihembo cy'amafaranga. Ntabwo uzi ijambo polisi icyo risobanuye, niyo mpamvu uyu munsi nshaka kuri kwigisha. Kandi abantu benshi bari intellectuel bize nabo ntabyo bazi. Wabona hari n'abapolisi batazi kurisobanura mu magambo arambuye. That would be bad. Byaba biteye isoni. Police ngiye kuri kubwira mu magambo arambuye. Hanyuma P isobanuye public, O ivuze officer, for legal iyo ni L ivuze legal, I ivuze investigation, and C ivuze criminal. Hanyuma E cyangwa se A ivuze emergencies. Police ivuze public officer for legal investigations and criminal emergencies. Tazagira ugusuzugura uze kukabaza abantu mu mutega amafaranga uri buyatsindire. Hanyuma tuzi Amazon abantu benshi barayizi, ni online store, duka ricururiza online. Ariko wakwibaza ngo ringana iki? Bira bintu wodaringa online tumiza kuri Amazon, inkweto wazitumiza zikaba zikugezeho mu munsi umwe cyangwa se nyuma y'iminsi 2. Iduka ryazo rya Amazon ringana iki? Iduka rya Amazon ringana n'ibibuga 17 bya Amerika, ibibuga by'umupira nka stade 17. Ibaza ibintu biri muko bingana. Stade ya Amerika ukuntu ingana imwe yonyine, uze kujya kuri Google ushakisha urebe ukuntu icyo kibuga cy'umupira kimwe kingana. Hanyuma ufata ibibuga 17 biteranye, ni ku iduka rya Amazon ringana. Ahantu ibintu byayo ibicuruzwa bya Amazon biba birunze, store ya iduka rya Amazon ringana n'ibibuga 17 bya Amerika, ibibuga 17 by'umupira muri Amerika. Ni hanini my friend, ni igihugu. Hanyuma rero ntibizagutungura n'ujya muri France, mu Bufaransa ugasanga mugiye muri coffee imwe wowe muri coffee shop imwe wowe n'umugenzi wawe cyangwa se undi wari we wese usanzemo, ariko bikagutungura mutishiye amafaranga angana. Mwese mwasabye icyayi, babazana icyayi kimeze kimwe ndetse n'imwitasi zingana, ariko mwishyuye amafaranga atandukanye. Bizaba bitewe n'iki rero? Muri France hari umuntu bishyuza amayero 7, ni hafi ibihumbi nka 7 cyangwa 8 by'amafaranga y'u Rwanda. Undi akishyura 1,000 cyangwa se iyero 1. Kubera iki? Umuntu buri rude uvuga abantu bavuga nabi. Ariko yuko mutazana icyo kurwa uvuze nabi bakwishyuza amayero 7 nta mikino. Ntabwo bakunda abanyamahanga.
iyo uvuze nawe bakwishyuza amayero 7 ariko wa muntu uzayitonze cyane atinda kuza ukaba wihanganye nta byo gutontoma wishyura 1,000 urumva ni ukwitwararika mu Rwanda uzaza niyo style nta mahane twazongera kubona ariko abantu bose bajya bigira beza bamara kukinywa no kukwishyura bakatontoma ibyo ni ibintu utaruzi n'uburyo ni bumwe mu buryo bwo kwigisha abantu kuba nice mwige kuvuga neza kagera ku kazi ugashihura abagenzi bawe bimaze iki ibyo bintu kweri Celine Dion Arakeli bagira bati I'm your angel aragira ati I'm here no matter how far you are I'm near ndahari kabone nubwo waba uri kure ndi hafi urumva amagambo atari meza reka twinjire mu gace kacu k'ubuhamya bw'umuntu uri ku murimo niba tutabashije kubana ngo hayikaze mu isaha yacu ya kabiri y'ikiganiro nanone ikiganiro tsimburani bakoreka dufata umwanzuro ku nsanganyamatsiko twaganiraga mu isaha yacu ya mbere twagiraga tuti hagati yo kugira urugo rwiza umugore mwiza ugukunda cyangwa umugabo mwiza ugukunda nk'uko waba warigeze ubyifuza kandi nawe umukunda mbese mubanye neza mufite amahoro mu rugo urugo rwanyu it's just a little heaven ni ijuru rito ari no kugira urufunguzo rukingura buri muryango wose uzakenera kwinjiramo muri iyi saho uzifuza kugera aho uzifuza guhura nawe buri kimwe cyose uzifuza ko gikorwa kizakorwa mu izina ryawe muri iyi si ariko wabyemera wowe wahitamo iki abantu benshi bahisemo urufunguzo abandi nabo bahitamo urugo ariko reka nkubwire true definition of happiness ni urugo rwiza nicyo kintu nakubwira kubera ko nahoze mbabwira abakire benshi bagiye biyahura basize amafaranga menshi ari amafaranga wayagira ariko ntiyakubuza gupfa ntiyanakubuza gupfusha kandi icyo nacyo kibuke kandi agahinda waterwa no gupfusha nako ntago wakamarwa n'amafaranga kabone nubwo waba ufite menshi ari n'abantangaje bati aho guhitamo kugira abana yahitamo kubasha gutembera muri buri gihugu ariko agapfa atabyaye can you imagine ntabwo ari byo nkwifurije kuko mbizi neza ko waba uhisemo nabi ariko biterwa n'icyo umuntu yifuza ku giti cye by the way ushobora kuba utanakunda abantu ukumva ubabuze ntacyo waba uhombye ariko nzi ko hari amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bakwifuza gutanga buri kimwe cyose gishoboka abaye ari amafaranga bayabona ariko bakabona urubyaro utekereze neza niba warigeze ugira ababyeyi ari uwaguha amafaranga ngo ubabure wakwifuza amafaranga angana iki kugira ngo ubure ababyeyi cyangwa se ubeho ubuzima nk'ubw'imfubyi zikuriramo ariko ufite amafaranga my friend wabona ko hari icyo niba hari icyo baba barigeze bakumarira hari ibyishimo baba barigeze uterwa no kugira mama wawe cyangwa papa wawe uko ko hari bakwifuje gutanga akayabo ariko bakabagira byibuze nubwo byaba umunsi umwe gusa ariko batagize ayo mahirwe umwanzuro n'uwo nguwo icyambere ni amahoro my friend icyambere ni amahoro ni ukuryama ugasinzira ni ukubona bike byiza utaburaye utabwiriwe kabone nubwo waba utariye ibyo ushaka byose ariko hari n'ababura byibuze n'ibyo badashaka bakoze cyane mugira akazi keza tuzasubira ku munsi w'ejo Imana ikomeze ibarinde ibiganiro by'uyu munsi byose bewe na Iriya byukusenge nge nitwa Claudette Nsengimana Isango
Isango Star ifitanye isano muzi n'abakunzi bayo. Iki gihango kitwongerera ubuhanga n'imbaraga zo kubanogera. Ntituzakura mu ruge kuri urwo rugendo rero, hagamijwe kurushaho kubegera no kubegereza ibikorwa byacu ari nabyo byanyu, abo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'u rwa Gasabo. Namwe twabasanze ngo dusangire ijambo, dufatanye kwidagadura mu biganiro bya Isango Star, inyenyeri imurikira rubanda. Ubu muratwumvira ku 105.5 FM. Nimutugane kandi tubafashe kwamamaza ibyo murusha abandi, kuko wakoranye n'Isango bucya yabaye kimenya bose. Isango Star.